Ndagusuhuje uwo nshuti y'akadasohoka ya ku Nkombe TV. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Wowe wafashe umwanya wo gukurikirana ibiganiro nk'ibi ngibi, amakuru nk'aya ngaya aba agezweho. Nawe ndagushimira wowe wafashe umwanya wawe wo gukora kuri subscribe, Imana ikumpere umugisha. Nawe utarakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro cyangwa se amakuru y'ubutaha azakugereho ku gihe. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Muri aka kanya rero ndaje ngo mbabwire ibihugu icumi bya mbere bifite igisirikare cyubakitse cyane ku isi. Mu kurebera hamwe uru rutonde rw'ibihugu icumi bya mbere bifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi hano ku isi, nifashishije urubuga Global Firepower. Uru rubuga Global Firepower rwerekanye urutonde rw'ibihugu icumi bifite igisirikare gikomeye cyane kurusha ibindi hano muri isi ya rurema. Abatindiye rero, reka turebere hamwe ese ibyo bihugu icumi bifite igisirikare gikomeye cyane hano ku isi byaba ari ibihe. Ese ko tuzi ko u Rwanda rufite igisirikare gikomeye cyane kandi kidakangwa n'amasasu, gifite ibikoresho bihambaye kandi kigira ikinyabupfura cyiza cyane, ese uru Rwanda ruri ku mwanya wa kangahe? Ndabizi abenshi mufite amatsiko yo kumenya u Rwanda ruri ku mwanya wa kangahe muri ibi bihugu icumi. Reka noneho turebere hamwe, dutangire ku gihugu cya mbere. Igihugu cya mbere, ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kimaze imyaka myinshi kiyoboye uru rutonde. Ni igihugu gifite imirwanire ihambaye, gifite intwaro zikaze, gifite n'abasirikari benshi kandi bakaze cyane bazi kurwana, bazi umwitozo, bahawe umwitozo icyo ari cyo. Iki gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero kiri ku mwanya wa mbere mu bihugu icumi bifite igisirikare gikomeye cyane hano kuri iyi si. Reka noneho tujye ku mwanya wa kabiri. Ese ku mwanya wa kabiri turasanga ikihe gihugu? Ku rutonde rwashyizwe ahagaragara muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, ku mwanya wa kabiri turahasanga Uburusiya. Uburusiya ni igihugu cya kabiri gifite abasirikari bazi kurwana, gifite ingabo zikomeye cyane, gifite intwaro. Kiri ku mwanya wa kabiri rero mu bihugu bifite igisirikare gikomeye hano ku isi. Tuve ku mwanya wa kabiri tujye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cy'Ubushinwa. Ku mwanya wa kane hari igihugu cy'Ubuhinde. Ubuhinde nabwo burakaze cyane. Ubuhinde ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane hano ku isi, kidapfa kujegajega. Kirakomeye cyane, gifite intwaro nyinshi cyane kandi zikomeye, gifite abasirikare nabo bahawe umwitozo. Tuve ku gihugu cy'Ubuhinde rero tujye ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga igihugu cya Koreya y'Epfo. Ku mwanya wa gatandatu hari Ubwongereza. Ku mwanya wa karindwi turasanga Ubuyapani. Nyuma y'Ubuyapani ku mwanya wa karindwi turajya ku mwanya wa munane. Ku mwanya wa munane hari igihugu cya Turukiya. Igihugu cya Turukiya nicyo dusanga ku mwanya wa munane. Ese u Rwanda ruri ku mwanya wa kangahe? Ruri muri bihugu bibiri bisigaye? Mfite amatsiko menshi cyane yo kureba u Rwanda ruri ku mwanya wa kangahe muri bihugu bibiri bisigaye. Ese ruri ku mwanya wa 9 cyangwa ruri ku mwanya wa 10? Mwibutsa gukora subscribe wowe utarakora subscribe, kandi wowe wayikoze ndagushima cyane, kandi kora like binyereke ko turi kumwe. Nyuma rero yo kurebera hamwe igihugu kiri ku mwanya wa munane mu bihugu bikomeye cyane hano kuri isi ya rurema mu gisirikari, tugiye kureba igihugu kiri ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Pakistan. Igihugu cya Pakistan nicyo dusanga ku mwanya wa 9. Nyuma ya Pakistan rero tuhita tujya ku gihugu cya 10. Igihugu cya 10 turasanga ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cy'Ubutaliyani. Igihugu cy'Ubutaliyani ahigiye i Roma kwa Papa kiri ku mwanya wa 10. Ese wakwibaza uti u Rwanda ko ntabwo numvise? U Rwanda igisirikare cyarwo bimeze bite amakuru yacyo? Icyo kibazo uri kwibaza nanjye nicyo nibajije, ariko hari impamvu ituma u Rwanda rutagaragaye kandi narwo ruri mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane hano ku isi. Impamvu u Rwanda tutarubonye rero nta yindi, ni uko u Rwanda rutajya rushyira amakuru y'igisirikare cyarwo hanze. Ntabwo rujya ruyashyira ku karubanda.
Iyo mpamvu rero niyo ituma u Rwanda tutarubona mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane hano ku isi, ariko twebwe ubwacu turabizi ko u Rwanda ni ntavogerwa. U Rwanda rufite igisirikare gikomeye kandi gishoboye kurinda abaturage bacyo. Iryo banga rero ugiye kutagaragaza uko igisirikare cyacu gihagaze, n'iryo banga ni rimwe mu mabanga tugendana abanyamahanga bayobewe. Ngayo nguko rero ngurwo urutonde rw'ibihugu 10 bifite igisirikare gikomeye cyane kurusha ibindi hano ku isi. Nkwibutsa gukora subscribe aho twabanye ukaba utarayikoze, kugira ngo ikiganiro kizajyaho ubutaha nawe uzabashe kugikurikirana mu ba mbere. Njye mwari kumwe ni Nshimiyimana Anselme, YouTube channel ni yindi ni Ku Nkombe TV. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha.